Shalom, tuguhaye ikaze nanone ku isengesho ribohora official. Mwebwe bakunzi bacu, bakunzi b'uyu muyoboro, mugubwe neza aho muherereye hose. Amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu mu izina rya Yesu. Kandi nawe waba uhageze ari ubwa mbere, tuguhaye ikaze nawe. Ubuntu bw'Imana bubane nawe, amahoro ya Kristo aganze. Nyuma y'ijambo ry'Imana uze kugenda udakoze subscribe cyangwa se abone, wowe dusanzwe tubana nyine umwanya w'ijambo ry'Imana. Ibisanzwe ni ugukanda ukarayikinga nyine ugaragaza ko wakunze icyigisho, ndetse nyuma y'isengesho ukaza no kwakira wandika uti amina. Tubabwiye ko amina ni ukuboko kwakira mu mwuka. Amina bisobanura ngo bibe bityo. Rero nuzajya usozanya natwe mu ijambo no mu isengesho, kumva isengesho dukoze, ugomba kwakira ibiturutse muri iryo sengesho, ujya usoza wandika uti amina. Amina. Uwiteka kugirire neza. Duheruka kuganira ku bijyanye no gukomera mu kwizera, hanyuma tukirinda guhuzagurika. Twabonye yuko uyu muntu atakomeye mu kwizera kwe arengerwa n'ibibazo. Tumbira ibibazo bikakurengera neza, ugasanga biragutwikiriye neza, ntukigaragara, ukarigita muri byo, kubivamo bikaba byagorana. Nk'uko twabonye Petero abwira Yesu ati niba ari wowe koko. Yari abantu bari babanje gushidikanya ko ari umuzimu wa Yesu uri kugenda hejuru y'inyanja. Arababwira ati muhumure ni njyewe. Petero ati niba ari wowe koko, tegeka nanjye nze ngende hejuru y'amazi y'inyanja. Ati ngaho ngwino, sibyo ushaka ngwino. Petero aratera urutambwe rwa mbere, ariko ngo atinyishwa n'umuyaga yabonaga wari uri mu nyanja. Mu gutinyishwa n'umuyaga ako kanya, icyamubayeho yatangiye kurigita. Iyo ubwoba bugufashe ukakingura umuryango w'ubwoba, utangira kurigita mu bibazo. Kuzimu batangira kugukwega. Barozi bashobora kuguprofetera muri ubwo bwoba, bakagutwara, bakakwiba, bakiba wowe imbere, bakakujyana, bakagushyira mu nzu y'imbohe mu buryo bw'umwuka, biciye mu bwoba wagize. Cya kabiri, mu bwoba bwawe bishobora gutuma Imana itakwishimira. Bishobora gutuma Imana itakwishimira, kuko Imana inezezwa n'umuntu ufite kwizera guhamye, kudahindagurika, kwizera guhamye nyine gukomeye muri Kristo Yesu. Kwizera ko kwizerera muri Yesu Kristo, kuko kwizera kuratandukanye. Hari abizerera mu burozi, hari abizerera mu miti y'abapfumu, hari abizerera mu miti isanzwe, hari abizerera mu ijambo ry'Imana. Iyo wizerera mu ijambo ry'Imana nyine uba wizerera mu Mana. Hari abizerera mu bigirwamana, mu bishushanyo bisengwa, n'ibindi no mu myuka mibi. Ariko uko kwizera kose kuba kwayobye, uko kwizera kose ntabwo kuba ari ukuri, kuba ari ukw'ibinyoma. Kwizera rero hano ndi kuvuga kudahuzagurika mu kwizera, ni ukwizera ko kwizerera mu Mana yaremye ijuru n'isi. Ariko iyo Mana yaremye ijuru n'isi ntushobora kubibonesha amaso yawe. Tuyizerera mu byo yatwoherereje, ari ryo jambo ryayo, tugahagarara mu ijambo ryayo ry'ukuri, hanyuma ijambo rikadukorera umuti. Ijambo ry'Imana ni umuti w'ibibazo. Ijambo ry'Imana ni umuti w'intambara warwana zawe. Ijambo ry'Imana ni umuti w'uburwayi bwawe. Ijambo ry'Imana ni umuti w'ubushomeri. Ijambo ry'Imana ni umuti w'ikibazo cyose ufite mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana ni umuti w'umubano wawe
n'undi mubana urimo uragenda wangirika. Ribasha kukubakira umubano, rikazana umubano mwiza, rikavanaho ibibazo mu mubano n'uwo mwenda kurushinga. Ijambo ry'Imana warihaye umwanya ryavanaho ibibazo mu mubano n'uwo mwubakanye. Ijambo ry'Imana rihaye umwanya mu buzima bwawe, ribasha gukemura buri kibazo cyose uhura nacyo. Kuko nk'uko twababwiye duhora tubivuga, Imana ntuwitandukanya n'ijambo ryayo. Iyo wizerera mu ijambo ryayo rero uhorana intsinzi y'ibihe byose, uhorana umutekano kandi ugahorana amahoro iyo wizerera mu ijambo ryayo. Waryizereramo ariko si ukwizera gusa, kuko biravuga ngo kwizera kudagira imirimo kuba gupfuye. Iyo ngeze aho ngaho mu kwizera mvuga kwizera kugendana n'imirimo. Kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Wizerera mu ijambo ry'Imana rero ugakora iby'iryo jambo. Iyo udakora iby'ijambo ry'Imana rikubwira, we ntago uba wizera, nta n'umusaruro ubona, nta musaruro wabona. Ubona umusaruro w'ijambo ry'Imana igihe wakoze icyo rikubwira. Rero ni byiza ko twizera, tukizerera mu ijambo ry'Imana. Ni byiza ko wizerera mu ijambo ry'Imana ugakomerera mu ijambo ry'Imana. Reka dusome ibyanditswe byera. Mana, uyu mwanya twinjiyemo n'ijambo ryawe, kandi n'ubundi twari turi mu ijambo ryawe. Tuvane mu bwiza utujyana mu bundi. Buri wese unyumva hano ku isengesho ribohora official, ijambo ryawe rimubere umucyo mu mutima we. Ijambo ryawe rimubere itabaza mu bugingo bwe. Ijambo ryawe rimubere umutsima w'ubugingo mu bugingo bwe. Rimukomeze, rimuhindurira amateka, rivane ibibazo byose mu izina rya Yesu Kristo bituruka mu isi y'umwijima. Ijambo ryawe kuri uyu muntu rizana ibisubizo bivuye kuri we mwana, rimubere umuti nyakuri. Urakoze ku ijambo ryawe ari umuti, ni mu izina rya Yesu usumba amazina yose, amen. Umuririmbyi araririmba ngo umpa akanya Yesu nze nkwegere kugira ngo numve ijambo ryawe. Umpa akanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mu isi. Icyo nkeneye ni ukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe. Navuganaga nawe ko icyo ukeneye ari ijambo ry'Imana mu gihe nk'iki. Ntabwo ukeneye amagambo y'abantu, ntabwo ukeneye amagambo yawe bwite, ntabwo ukeneye amagambo ya dogiteri, nubwo nayo kuyumva akakubwira ibyo yabonye ari iby'agaciro. Ariko nyuma y'uko wabonye dogiteri akubwiye ibyo ari kubona, iby'ubwenge bwe bwamuhaye, ibyuma za microscope n'ibindi byuma byose duca, n'ibindi byuma byose by'ikoranabuhanga bakoresheje basuzuma umubiri wawe, ni byiza ko akubwira ibyo yabonye. Ariko ni byiza cyane nyuma y'ibyo muganga akubwiye gushaka kumva icyo Imana ikubwira ibona mu buzima bwawe. Rero igihe umwijima ugusatiriye w'ibibazo, igihe umwijima ugusatiriye w'ibihe bigoranye, mibereho igoranye, icyo gihe nta kindi uba ukeneye kitari ukwegera Imana. Kitari kandi kwegera Imana kugamije kumva ijambo ryayo. Ni mu ijambo ryayo igomba kugusubiriza, nta handi hantu ni mu ijambo ryayo. Igihe umuyaga ubaye mwinshi uguturutse imbere, ushaka ko urengerwa, ukarigita mu bibazo, urupfu rukaba rwagutwara, ubukene bukaba bwagukoza isoni, imibereho mibi ikaba yakwataka, ikintu kiba gikenewe aho ngaho ni ugushaka Imana itanga imibereho, ni ugushaka Imana itanga ubuzima, ni ugushaka Imana itanga kubaho. Igihe ubona urimo urasatirwa n'imbaraga z'urupfu, ikiba gikwiye ni ugushaka Imana itanga kubaho, ivana umuntu mu rupfu ikamuha ubuzima. Ntabwo igikwiye ari ukwirukankira mu bana b'umwijima uhungira mu bapfumu, kuko iyo uhungiye mu bapfumu byanga bikunda kabone niyo wakizwa,
ariko uzahura n'ingaruka no muri kagakiza kawe ka bya bindi waciyemo mpaka uciye muri deliverance. So rero reka tuva aho ngaho. Kwizera ijambo ry'Imana ntako bisa. Kwizera ko umuntu iyo kudahungabana, iyo guhamye, iyo kutanyeganyega. Kwizera kwa nyir'ubwite kumugeza ku mugambi w'Imana. N'abizera bonyine gusa nibo babasha kugera ku mugambi w'Imana. Uwizera azabona ayo masezerano, isi ntibizavaho, ijuru rikavaho. Uwizera azabona ayo masezerano. N'uwizera wenyine gusa niwe ugera ku bisubizo by'amasengesho, niwe ugera ku masezerano y'Imana. Rero kutizera bishobora kugukururira muri kasho, muri gereza, mu nzu y'imbohe. Abarozi bashobora kuguprofeta muri kwa gushidikanya, bashobora kuguprofeta bakagufatira muri bwa bwoba. Kuko ahari kutizera haba hari ubwoba. Ushaka kumenya niba koko igipimo cyawe cyo kwizera, banza kureba n'icyo utinya mu buzima, n'ubuhe mbega ubanza kureba niba koko muri we niba nta bwoba bukubamo. Kuko kwizera ntabwo kugira ubwoba. Ijambo rivuga yuko tutahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Niko ijambo rivuga muri Yakobo ko twahawe umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Umwuka duhabwa iyo twizeye Imana ni umwuka udutinyura, ni umwuka urimo imbaraga zinesha buri myuka y'ubwoko bwose. Ni umwuka utsinda ibintu nka bya Goliyati, ugatsinda Goliyati. Ni umwuka duhabwa, ni umwuka udatinya intambara izo arizo zose zo mu mwuka. Kuko ijambo rivuga ngo naho intambara yambaho, naho ingabo zabambira amahema kuntera, naho intambara yambaho no muri yo ngo nzikomeza umutima, naho ingabo zabambira amahema kuntera, ntabwo umutima wanjye uzatinya. Uko niko Dawidi yavuze mu ijambo ry'Imana. Nshuti rero mukundwa muri Kristo Yesu, cungana no kwizera kwawe. Nongere mbisubiremo, utisanga ubwami bw'umwijima bwagukururiye muri gereza, kuyivamo bikagusaba ibindi. Nimvuga gereza ntumve gereza z'abana b'abantu, ndavuga gereza za Satani, ndavuga gereza z'abarozi, ndavuga gereza z'abakozi ba Satani. Izo nizo ndi kuvuga. Kuko mu isi y'umwijima abarozi bagira amagereza yabo baboheramo abantu, inzu z'imbohe bakururiramo abantu, bakabajugunyamo, bakababoheramo. Umuntu akabaho ari muri gereza y'umwanzi, ari muri gereza ya kirozi, ari mu icupa, ari mu kabati, ari mu rwobo. Murozi yarakuboshye akagushyira mu rwobo, murozi yarakujyanye akakumanika mu giti, murozi yarakujyanye akakujyana munsi y'inyanja, akaguta mu mazi. Rimwe na rimwe ukazajya urota ubona uri muri ibira utazi ibyo urimo, cyangwa se akagushyira mu cyari, cyangwa akakuzingira ku ngata. Kutizera gushobora gutuma Satani n'abarozi be bagukoreraho ubukoryo bwinshi, bakakugira imbohe zabo, bakakwigarurira, bakagukoresha uburetwa. Ndavuga mu buryo bw'umwuka, ugasanga uriho uburetwa bw'abarozi, bw'abana b'umwijima bagutsindagiriyeho, atari Imana bugushyizemo, ahubwo umwanzi
ari we wagushyize muri ubwo buretwa akoresheje aprofese akoresheje kwa guhuzagurika ko kwawe ko kutizera. Reka dusome ijambo ry'Imana, Abakorinto igice cya 16 umurongo waho wa 13. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abikorinto igice cya 16 umurongo waho wa 13, handitse ngo mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, muba abagabo nyabagabo, mwikomeze. Kanongere nsubire muri uyu murongo wanditse ngo mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, muba abagabo nyabagabo, mwikomeze. Hano ijambo ry'Imana rirakubwira ngo, ijambo rya mbere rikukangurira, mwami aravugana nawe ngo ube maso. Iyo tuvuga kuba maso, ntabwo ari ayo maso y'inyuma ukoresha abureba ibigaragara. Umuntu harimwo abantu babiri, hari wowe w'inyuma, hari nawe w'imbere. Wowe w'inyuma ni umubiri wawe wakozwe uturuka mu ntanga y'umugabo yahuye n'igi ry'umugore bikora umubiri. Uwo ni wowe w'inyuma. Hakaba nawe w'imbere witwa umwuka w'ubugingo. Wewe umwuka w'ubugingo waturutse ku Mana, wavuye mu ijuru, ushyirwa muri wa mubiri. Umubiri wawe rero ari wo w'inyuma, ufite amaso, uriho amaso. Ayo maso ufite nanjye mfite bidufasha kubona mu isi bifite imibiri. Ari iyi ngiyi turimo, iyi si turimo yitwa isi y'ibifite imibiri. Ikidafite umubiri kikaza mu isi, kikaza kuyigendamo, kiba kishe itegeko ry'iyi si y'ibifite imibiri. Niyo mpamvu ku muntu umaze kugira ubwenge bw'Imana no kwakira ubumenyi buturuka ku Mana, uwo ari we wese agira ubushobozi bwo kwirukana buri kiremwa cy'umwuka kidafite umubiri kiba cyaje mu isi. So rero umuntu w'inyuma akagira amaguru, akagira ibirenge, akagira amaboko, akagira ikindi byose. Amaguru abasha kubashisha kugenda mu isi ifite imibiri, amaboko akakubashisha gukora muri iyi si turimo no gufata ibigaragara byose mu buryo bw'umubiri. Ariko wa mwuka w'ubugingo twavuze waturutse ku Mana, nawe ni umuntu afite amaso agufasha kubona mu isi y'umwuka. Akagira amatwi, umuntu w'imbere agira amatwi amufasha kumva mu mwuka, akagira amaso amufasha kubona mu mwuka, akagira ibirenge bimufasha kugenda mu isi y'umwuka, akagira akanwa kamufasha kuvuga mu isi y'umwuka. So nuvuga ngo rero, iyo bivuga ngo ube maso, ibishaka cyane ngo wowe w'imbere amaso yawe akanguke rwose, ubere maso ubuzima bwawe, ubere maso imibereho yawe, ibyo ubona n'ibyo wumva. Kuko wowe ntabwo Imana kuremye mu buryo butangaje. Ijambo rivuga yuko habuzeho gato ngo umere nkayo. Yarakuremye iguha ubwiza n'icyubahiro, ngo haburaho gato kugira ngo ube nkayo. Niko ijambo ryayo rivuga muri Zaburi. So nuvuga ngo rero usabwa kuba maso, ugakanguka muri wowe. Impamvu usabwa kuba maso nuko igihe wasinzira ugahunikira wowe w'imbere,
cyangwa w'umwuka w'ubugingo. Iyo usinziriye ugahunikira wowe imbere, imyuka yindi y'ikuzimu cyangwa se zimwe mu ngabo za Satani zamaze gufata ubugingo bwazo cyangwa se zigafata umwuka w'ubugingo bwabo, kuko hari abantu bafashe ibyemezo bo b'imbere bitanga kwa Satani. Bitanze kwa Satani, Satani araza abaha ubushobozi, abaha n'imbaraga, abaturamo atangira kubakoresha kugira ngo bagirire nabi abandi. Iyo rero utabaye maso, abo ngabo zimwe bari muri kote ya Satani bashobora kukwataka bakaguteza ibibazo, ukisanga mu ruhuri rw'ibibazo bitandukanye atari Imana yabizanye mu buzima bwawe, ari abo ngabo bari kubiteza mu buzima bwawe. Noneho iyo wabaye maso, ikize cyo kuba maso, ibibazo urimo uracamo n'inkomoko yabyo, waba uri umuntu uzi Imana ugasenga bigahagarara. Ba maso. None ba maso ngo mukomere mu byo mwizeye. Iyo udakomeye mu byo wizeye ugashidikanya ku cyo wizeye, birangira ntacyo ubonye. Iyo udakomeye mu byo wemera, mu byo wizera, urariganywa. Satani arakuriganya. Biragusaba kugira ngo ukomerere mu byo wizeye, uhinduke umugabo nyamugabo. Imana yifuza abagabo n'abadamu bahamye, bahungu n'abakobwa bahamye mu kwemera kwabo, mu kwizera kwabo, badafite gunyeganyezwa n'ibihe n'iminsi, batanyeganyezwa n'ibishaka kubakoraho. Imana ishaka kubona uhagaze mu cyuho cy'ubuzima bwawe, ugahagarara no mu cyuho cy'abandi ndetse n'icy'igihugu muri rusange. Igihe abandi bakangaranye, igihe abandi bagize ubwoba, igihe habuze umuntu wahagarara mu cyuho cy'umuryango wawe, wowe ukaba wahaguruka uvuga uti ndi hano Mwami, ndi hano ntuma nkugendere, ndi hano niteguye gukora. Ukamera nka Dawidi aho yageze mu ngabo zose, umwana ari umwana w'imyaka 17 18 aho agasanga ingabo zose zahiye ubwoba. Hari kuza umugabo w'ibigango, araza yivuga avuga ati niba muri abantu b'abagabo koko, muri mwe nihagira umuntu utinyuka aze ampangare tujye mu mitsi, nandwanya akantsinda turaba abagaragu banyu, nanjye nimba tsinda muratubera abagaragu bihe byose. Yageze aho ngasanga ingabo zose zakangaranye, nta numwe watinyuka kujya guhangara Goliyati. Icyamufashije yabanje gutata, tangira kubaza uyu mugabo uri gutuka ingabo z'Uwiteka ninde? Ubundi wowe wumva uri mu ruhe ruhande? Mbere yo gutinya kwawe, mbere yo gushidikanya kwawe, uri mu ruhande rwande? Uri umwe mu ngabo z'Uwiteka? Niba uri umwe mu ngabo z'Uwiteka, ni iki kigukanga? Ni iki kiguteye ubwoba? Komeza urugendo mu izina rya Yesu Kristo. Komeza, songa mbele, utafika. Songa mbele, utafika katika hatima yako. Usibabaike, usifadhaike. Mungu yupo pamoja nawe. Mana iri kumwe nawe. Ufite ubwoba bw'iki? Ni iki gitumye uhagarika umutima? Ni imibereho. Mu ijuru dufite Imana itanga imibereho.
ni imyaka iri kukujyana utaragera ku Imana yakuvuzeho. Mu ijuru dufite Imana itegeka ibihe n'iminsi, myaka n'imibare, ishobora kwimanura ikagira ikirema igakora ku buzima bwawe. Ni iki kiguteye ubwoba? Ni ukubura urubyaro. Mu ijuru dufite Imana itanga urubyaro. Matrisi yawe ahantu yamanitswe, ijuru rikaba ryayimanura rikayiguterekamo. Urubyaro rwibwe rwawe abarozi bibye, Imana ikaba yarugarura. Kuko kutizera ushobora gutuma umuroza kwiba urubyaro, ukabona abandi babyara we bikanga. Ariko atari Imana yabikoze, ahubwo ari abarozi bagushyiriyeho izo mbibi, bagushyiriyeho imipaka. Bakavuga ati uyu ntazabyara. Barozi bashobora kuba ati uyu ntazubaka urugo. Ariko iyo uhagurutse wizereye mu Mana, ugasenga Imana, urarwubaka. Iyo udafite gushidikanya, iyo ukomeye mu byo wizeye, barozi bavuga ngo uyu ntacyo azimarira. Ugasanga ibyo ukoze byose barabikwitisha umuyaga, ibyo ukoze byose barohereza inyatsi. Izo nyatsi rero niyo ya miyaga. Petero yabonaga umuyaga imbere, abona umuyaga uturutse imbere, yaratinya. Iyo nyatsi yoherejwe iri ku buzima bwawe ni umuyaga. Ariko witinya, wigira ubwoba, yikubite mu izina rya Yesu Kristo. Tuyirekuriraho amaraso Yesu Kristo, tuyirekurireho umuriro w'Imana, tuyikimbagize, tuyisubize aho yavuye mu izina rya Yesu Kristo. Kubita umwuka kubuza gusama, usame mu izina rya Yesu. Ubohoze matrix yawe, ubohoze ubushobozi bwo gusama. Undi nawe abohoze ubushobozi bwo gutera inda niba uri umugabo ufite iyo kibazo. Niki kiguteye ubwoba? Ni business yawe itavaho iri. Hari imbaraga z'Imana zirekura umugisha ku muntu, ukarekurirwaho umugisha wo kugwira. Icyo gihe ubundi uba ukeneye umugisha utumugwira. Jambo ry'Imana rirambwira ngo umwe muri mwe nzamugwiza abe mw'abantu 1000, ngo kandi umuto muri mwe nzamugira ishyanga rikomeye. Ngibyo nzabitebutsa igihe cyanjye nigisohora. Niko ubuhanuzi buvuga muri Yesaya. So nuvuga rero hari Imana irekura umugisha ku muntu, umuntu akagwira. Ibyo bigatangira bikagenda bigwira. Rero iyo business yawe ubona ritaguye ritavaho iri. Hari uburyo bubiri. Hari ikibazo cyaba ari wowe, ari umwuka ukuri wo utemera ko ibyo ukora bigwira, cyangwa se atari wowe, ari aho ukorera. Ibyo byose rero ntabwo igisubizo cyabyo ari imiti wasuka ukorera cyangwa wakoga ngo ukarabe ngo ubone amashaba. Icyo gihe niba uzi ko unyumva waragiye muri ibyo, wayobotse Satani, wayobotse izindi mana, wayobotse ibindi bigirwa mana, winjiranye mu isezerano n'izindi mana zikuzimu zitari Imana rurema, ujya kuzishakaho amahirwe n'ubutunzi biciye mu miti no mu bindi byo. Wowe rero ukeneye kugarukira Imana ukihana, ukanyura muri deliverance kugira ngo imikorere yawe yongere ibe mizima. Nyuma yo kwihana no guhindukira ubuke, ugomba guca muri deliverance. Niba uzi ko wigeze kujya gufata imiti ukayisiga, ukayikaraba, ibindi ukabinyanyagiza aho ukorera, ngo kugira ngo hirwe nawe utere imbere, umenye ko wari wagiye gucisha uburozi. Ibyo ni uburozi wacishije, kandi uburozi ni ibigirwamana bw'imyuka y'abadayimoni. Ubigenderamo wese rero mu isi y'umwuka aravumwa, ahinduka ikivume imbere y'Imana. Ariko wagarukira Imana, wakwihana, ikongera ikakubabarira, ikagukuraho wa muvumo biciye mu isengesho rya deliverance. Imana amahoro ikugire neza, Imana amahoro igufashe. Rero ubwoba nibwo bwaratumye abantu birukankira amapfumu bakayoboka izindi mana. Ubwoba bw'urupfu, umuntu akarwara
akirukanya amapfumu kubera gutinya urupfu, ntamenye ngo ubwo nibwo ugiye gukorana isezerano n'urupfu. Iyo wakandagiye mu bapfumu ugakoresha iby'abapfumu, abapfumu bahagarariye ubwami bw'umwijima hano ku isi, bahagarariye Satani mu isi. Hano hari isi ebyiri z'umwuka. Hari isi ya mbere y'umwuka twita ijuru, hakaba isi ya kabiri yindi y'umwuka twita ikuzimu. Izo si kuko zombi ari iz'umwuka zigira abazihagararira hano mu isi, zifite abazihagarariye abana b'abantu. Igihe ugiye ku mupfumu menye ngo ngiye ku muntu uhagarariye ikuzimu. Noneho rero sasa ugiye kwambaza, ugiye gushaka ubufasha, ugiye gushaka igisubizo ikuzimu, kuko umupfumu ahagarariye ikuzimu. Aba yambaza imizimu, ahamagara imyuka y'abapfuye, imyuka y'abakurambere, aciye mu mihango n'imigenzo yose akora, ugasanga guhuje n'ikuzimu, kaguhuza n'imizimu y'iwanyu, kongera kuguhuza akakunywanisha nayo, akongera akaguhuza n'imizimu yakorera aramya asingiza, ukisanga uri mu maboko ya Satani, uba wishyize mu maboko ya Satani. Ariko ibyo byose wabitewe n'iki? N'ubwoba bw'urupfu bwaguteye kutizera, wibagirwa ko mu ijuru hari Imana yakuremye ibasha kugukiza imbaraga z'urupfu. Kuko imbaraga z'urupfu ubundi birivuga yuko icyaha ari urubori rw'urupfu. Noneho sasa hatangira icyitwa irari ritwita rikabyara icyaha, icyaha nacyo kikabyara urupfu. Urumva ubwoba rero bushobora kukuzanira urupfu, kuko ubwoba nibwo buba bwagusunikiye kwirukankira mu bapfumu, kwirukankira mu kuraguza. Business yabo wabona itari kugenda neza ukirukankira mu mbaraga z'imiti, wabona umugabo agutaye ukirukankira mu mbaraga z'abapfumu, wabona umaze ukirukankira mu mbaraga z'abapfumu. Ese nta Mana yaguha igikundiro? Ese nta Mana itanga imikorere? Ese nta Mana itanga abagabo? Ese nta Mana itanga urubyaro? Ese nta Mana ikiza indwara? Kuki abantu bajya gushakira igisubizo ikuzimu? Nongere mbisubiremo. Uwitwa Sawuli yikururiye urupfu vuba, amaze kwatakwa n'ingabo akajya gushikisha, akajya ku mupfumu, akajya kubaza mu bapfumu, ananirwa kubaza Imana. Gusa Imana yari yabanje kwibaza ntiyamusubiza, kuko yari afitanye nayo ikibazo. Aho yagapfukamye ngo ahenda asaba Imana imbabazi yiterete imugarukire, yirukanyira mu bapfumu. Kigera mu bapfumu abwirwa yuko uwo bukeye bwaho we n'abana be bari busange Samweli yo ngiyo mu isi y'abapfuye, hari bupfe. Iyo atajya gushikisha, iyo atajya mu bapfumu akasenga Imana, akayitereta, akayisaba imbabazi kugeza igihe imubabariye, yari kumwumva. None wowe ujya mu bapfumu, hari Imana yabaremye, ukirengagiza Imana yabaremye. Ese wizereye muri utwo tuntu wisize mu biganza, ibyo bintu wambariraho, ibyo bintu usegura umugabo, ibyo bintu watabye mu miryango hirya no hino ngo ni uburinzi, ibyo bintu koropa washyize mu nzu yawe ngo urimo urakoropa, iyo miti yose wanyanyagije mu nzu ngo izaguproteja. Imiti iraproteja, irarinda. Uwiteka ni urinda, wakurinda abagizi ba nabi. Atari Uwiteka wakurinze, urinze umudugudu, abarinzi baba barindiye ubusa. Bamaso ukomerere mu byo wizeye, impinduka ziraza kuza mu buzima bwawe. Bamaso ukomere mu byo wizeye, ntuhungabane kucyo
wizeye uzakibona, wihungabana kabone naho ibyo wacamo byose. Reka guhungabana, umenye ngo Imana yasezeranyije niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Dusoreza muri uyu murongo, Imana yagusezeranyije niyo kwizerwa, no kubikora izagira gute? Izabikora. Abafilipi 1:6, urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 1 umurongo wa 6, handitse ngo icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko iyatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza. Urumvira ijambo icyo nzi neza rwose ntashidikanya. Ubundi uzi iki? N'icyo uzi ku buzima bwawe, n'icyo uzi ku Mana. Icyo uzi ku Mana rero, icyo uzi yakuvuzeho ku mibereho yawe, ku magara yawe ari wo mubiri wawe, ku hazaza hawe, wakagombye kuba ukizi neza rwose udashidikanya ko yakivuze igomba no kugikora, igomba no kugisoza. Iyatangije umurimo mwiza ku buzima bwawe, ikaba yaraguhaye agakiza, ikaba yaraguhaye kwimenya, uwo murimo yatangiriye muri wowe mwiza w'agakiza. Ntabwo agakiza kagarukira ku kintu kimwe. Agakiza kadukiza ibyaha, kakadukiza indwara, kakadukiza imyuka mibi, kakadukiza abadayimoni, kakadukiza imyaku, kakadukiza imikoshi, kakadukiza za karande, kakadukiza gukenyuka, kakadukiza urupfu rw'iteka, kakaduhesha ubugingo buhoraho. So Imana rero yatangiye umurimo mwiza mu buzima bwawe, wakagombye kuba uyifitiye icyizere 100% kwitangiye umurimo mu buzima bwawe. Igomba no kuzuza, igomba no kusoza. Iyatangiye umurimo mwiza. Zopetese kiriahoria. Data, ndagushimira wowe watangiye umurimo mwiza muri aba bantu banyumvaga hano ku isengesho ribohora official. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, komeza imitima yabo, komeza kwizera kwabo, komeza mwana, komeza kwizera k'uyu mugore, komeza kwizera k'uyu mukobwa, komeza kwizera k'uyu mugabo, komeza kwizera k'uyu muntu uri kunyumva mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zatangiye umurimo mwiza mu buzima bwiwe, zinawusoze mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu muhe kumenya rwose, muhe kumenya rwose neza adashidikanya ko watangiye umurimo wo kumubohora, we watangiye umurimo wo kumuhindurira amateka, we watangiye umurimo wo kumuha agakiza kawe kagomba kumuha urubyaro, kagomba kumuha urugo, kagomba kumuhesha akazi, kagomba kumuhesha mariage, kagomba kumuhesha ibyo akeneye byose mu izina rya Yesu Kristo. Ubyizeye rero ndatura kugira ngo wibwe matrisi mwana akaba atabyara, imugarukire mu izina rya Yesu Kristo. Zopetese kiriahoria. Ndi kumva umuntu Satani yibye matrisi, Uwiteka arayigaruye mu izina rya Yesu. Akugaruriye iyo matrisi, uhawe ubushobozi bwo gusama, uhawe ubushobozi bwo gusama, ugatwita, ukabyara, ukonsa, ugaheka. Unyumvise uze guca mu gikari tuvugane. Imana amahoro igumugisha, Imana amahoro ikugirire neza. Nawe Uwiteka akore ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Wowe wibwe ukuboko kwiza, Imana ikugarurira ukuboko kwiza mu izina rya Yesu. Kugarurira ukuboko kwiza ko gukora, kugarurira ukuboko kwiza kwakira. Imana igarura isura yawe mu isi y'umwuka. Ndabona hari undi muntu wibwe isura, unkurikiranye isura ye barayibye. Ndategeka mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka kugarurira iyo sura
mu mbaraga z'umwuka wera. Uso wakurejeye kwa damu ya Yesu Kristo. Ndatura ngo isura yawe ikugarukire mu izina rya Yesu. Yakire, irakugarukiye mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bw'Imana bubane namwe. Ambara imbaraga zo kwisenga no kwizera, ubundi wumva ijambo ry'Imana dukurikirane. Imana y'amahoro izakubohora, Imana y'amahoro iraza kugira neza, Imana y'amahoro iraza kwinjiza mu mugisha wayo. Mugira amahoro. Shalom shalom. Bwari ubwa mbere, ntugende udakanze sabone cyangwa se subscribe. Namwe twari turi kumwe dushojanyije, mukande like cyane kandi mwandike ngo amina amina, abagaruriwe ibyanyu mu izina rya Yesu. Abahawe gukomera mu kwizera, abahawe gukomera mu byo bahagazemo, mu byo bizereyemo, mu izina ry'Yesu. Ndatura kugira ngo buri wese wanyumvaga wizeye mwami kugirirwa neza nawe kano kanya agirirwe neza mu izina rya Yesu Kristo. Abona ukuboko kwawe wari uri mu ntambara, arwanywa n'imizimu, rwanywa n'amajini, rwanywa n'ingabo z'ikuzimu, rwanywa n'abarozi. Uyu muntu ndatura ngo mu izina rya Yesu batatana bamurwanyaga bose, wajine Yesu batsindirwa imbere ye, bagwe imbere ye bose icyarimwe mu mbaraga z'umwuka wera. Abona intsinzi ikomeye y'amaraso Yesu Kristo. Akira intsinzi y'amaraso Yesu Kristo. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi iyo twizeye ijambo rye. Yaravuze ati nabonye Satani agwa mu ijuru ameze nk'umurabyo, ariko mbahaye ubutware n'ubushobozi bwo kuzajya mukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi. Abarozi baherereye mu mbaraga zose z'umwanzi. Yesu yavuze ko nta kintu bazagira icyo badutwara rwose. Kwa Jesus we bari bamaze gutwara akaguru kakugarukire mu izina rya Yesu Kristo. We bari bamaze gutwara